igitondo cyiza kuri wowe wese ukunda ino cano yacu, cyangwa se udukurikira. Mbanje kugusuhuza nkubwira ngo aho uri ibihe byawe bimere neza, kandi cyangwa se n'uwaba utameze neza nawe Imana ngo iraza gutuma ibintu bigenda neza fureshi. Ese noneho mu rw'ibanga muri season ya kabiri no episode ya 27, ngo byaba bihiye, ngo byaba bikongotse, ngo Grace ngo ese yaba yemeye icyaha ngo cyose. Ni ibintu tugomba kwibaza cyangwa se tugomba gushishoza tukareba ukuntu byaba bimeze, nimba ari byo cyangwa se atari byo. Ni ibintu biteye urujijo, ni ibintu umuntu wese, buri muntu ukunda iyo filime cyangwa se udukurikirana kuri ino cano agomba kwibaza, akareba akavuga ati ese noneho kwa Grace cyangwa se kwa kamarade mu rugo iwabo, Grace yaba yemeye icyaha cyangwa biragenda gute? Ni byinshi turaza kureba muri ino episode cyangwa muri iki kiganiro cyacu. Wowe nkurikira, icyo ngusaba ni ukubanza gukanda subscribe, ugafungura akazogera kugira ngo video yose tuzajya twapulodinga uzajye ikugeraho uri mu bantu ba mbere. Muranyihanganira, maze iminsi mubizi yuko maze iminsi n'abagize biganiro cyangwa se n'abaha ibyanyu uko bikwiye neza, ariko ndabasezeranya yuko byose tugiye kubikemura. Rero nkaba mbakorera aka kaganiro gato kugira ngo umenye ko ndi tayari, ndi kubakorera ikiganiro gisesenguye cyiza, cyose kiragaragaramo urw'ibanga cyangwa se kiragaragaramo video y'ukuntu byagenze nk'uko najyaga mbibaha uko bisanzwe. Uyu munsi nkoze mfashe amafoto nshyiramo amajwi yanjye nta video irimo, gusa muri video irasohoka mu kanya ndabasezeranya ko ibyo byose biraza gukemuka, byose biraza kugaragaramo. Gusa twakwibaza ngo ese kwa kamarade biragenda gute noneho mw'abantu mwe, n'ibindi bindi. Grace se yaba yemeye icyaha? Niko turi kugira. Urabona ko rwose mama wa Mutoni ari mu gahinda, nta gahinda kavamo kubera umwana we. Reka babwire ati rero ibihe byiza, tuze guhura muri video zitaha nguzana ikiganiro cyose. Ciao ciao, ndabakunda.